akaririmba kiswe ntuzigere ubura ibyiringiro ubundi mwamburanye iki nubwo mutama ku mafaranga ni aka PAC nizere ko wakansabye yakabonye mu kinyarwanda indirimbo ushaka muri comment nkahita nyikora muri video bikurikira. Mbega mama uburwayi bumereye nabi banyibye ariko nabuze umutanga buhamya ndi kwibaza niba mfasha aya manega zantanga ntago nshaka kwica umuntu ariko barafashe barantanga bagenda bavuga ibyabo bansebya mu mugongo inyuma yanjye nabizi kubera ko nshaka gutsindira ubukungu nkafata urugendo ariko bafata mu bimbarutso barashaka kunyica n'inshuti zanjye zikansinishinga zigatanga amakuru ntabwo njya ngira amaniga bafite ishyari baba bashaka kuntwara utwo nagezeho twose. Peter buriya yafashe urupapuro yaransinacyenze amakuru yanjye yose arayatanga ku buryo yavuze naho mba umuginga kiriya kigoryi nagerageje kukibera mwiza ariko ndi kumva ubuzima bwanjye nabubura aho kugira ngo mbeho mvuze induru mpangayitse kubera inshuti zanjye. Mama nsengera bwira Imana integurire inzira ntabwo bararetse bamfata aho kugira ngo mbe muri gereza nakwemera nkapfira hanze ya gereza. Ngira ikintu nakora mama kubera ko nabonye inzira ariyo nahitamo kugira ngo mbashe kubaho. Mama abapolisi babamiga mfite ikibazo by'uko bizagera ku muryango wanjye. Uncle wanjye yajyaga mfata ariko ntabwo nigeze mbikubwira nananiwe kwifata nabiretse mu mutima wanjye mfite umujinya nsigaye numva nta mwe nagirira bimukira. Umuvandimwe wanjye uri muri gereza nimero ya 16 rwose arampangayikishije ndi kumva abayeho nk'aho ari mu mwijima ntabwo mbona beretse ngo bamfate aho kugira ngo mfire muri gereza napfira hanze nisanzuye. Nta kindi kintu baba banyifuriza abo dufunganye bangize inyamaswa nta kundi kuntu ufite ko kuruhuka no kuryama uko niko ibintu byagenze rwose n'inshuti zanjye magara zarantanze. Mama nsengera bwira Imana integurire base umunsi ndebe ko bucya kubera ko bose barashaka ngo mpfe ariko nzahumeka ntabwo nyizigera mbura icyizere. Njye nitwa Kai Proctor PAC Shakuru. Mama nsengera bwira Imana ko integurira umunsi ukurikira ntabwo mbona retse bamfata kubera ko gupfira muri gereza byambabaza byaruta nkapfira hanze ya gereza nisanzuye. Mama nsengera Imana integurira umunsi kubera ko icyo banshaka ni ukunyica ntabwo bari bonsigende muzima. Njye nitwa Kai Proctor. Umva DJ Mimo ntuzongere gukinisha mama wanjye. Mama bankatiye urwo gupfa ndi kubona igihe cyanjye cyo gupfa kigeze. Ese ubwo nubwo nabonye byinshi nari nkwiriye gupfa igihe nk'iki? Abantu bose bampagurukiye barashaka ngo mbasezere mpfe vuba. Abantu bose bantanze ndagira ngo mbabwire ko nzavamo mwabahamba mwe. Ese urabizi neza Imana nsenga ntabwo izatuma mpfira muri gereza. Abantu bancira urubanza ariko ntabwo bazi ubuzima mbanyuramo. Ntabwo nigeze mba umugabo ariko basi inshuro nemeye kuba umugabo. Abacumi yanjye bose barantanze nicyo nazize kubera ko bamfunze ariko niwe basi uzambera umuhamya urabitwa nta mutima mubi ngira mama. Buri munsi mbabwira ko nirwanagaho. Mama nsengera ubwire isabira Imana basi ndebe ko ndamuka ntabwo mbana beretse ngo bamfate none dore ngiye gupfira muri gereza. Mama nsengera bwira Imana
mukintegurira umunsi ukurikiye kubera ko check. Jya nitwa Kai Proctor.